ntabwo agira ibihe byo gusenga ahubwo wubwe abibihe byo gusenga uvuga ngo igihe cyose byonyine nubwo bavuga utari komana fasha warangije niko bashaka Imana kuko bagiye babyica abantu natwe twagiye tubyica ugasanga nibutse gusenga ijwi rirambwiye gusenga ukagira ngo hari ni cyagirogera ubwo ugiye gusenga cyo ko nyine ugasenga ukagira n'umugisha n'yo ukavayo umwaye nta kintu ubonye n'ibiki byose ariko niyo baguna umwaye kuko byaga bivivuwe kandi kose karavivurwa aho uri hose umva umuntu ubona Imana rero vuba aho uri hose ibyo irimo byo byose no gusenga kube no gutera ku mutima atari uko ugiye kwigana nka Henoki ahubwo mu kintu cyose ube nyiramaganya kandi ayo maganya niyo masirikare ahubwo navuga ngo ubuzima bwanjye bwarahindutse nkimara kumenya ko bibaho kuba ku bandi nagize ishyari sinzi wavuze ishyari ryaraje ibyo ndimo byo byose ngatekereza kakantu Imana abegera nayire wakwegera nayike kuko nge nabivuyemo kwiriza ubusa kuri ndagenda kokoka birananirana kugira ngo ntazigisha ubutumwa nabi bivuyemo maze no kwirira ndaho gutyo dutekereza ntushyizeho gato gusa wiki Imana imbabaza ntacyo zigura ariko n'ubushake gusurekura n'ubushake urihambura uti Imana ibidusaba gusa iyo wamaze kumenya ukuri ntabwo ari kubatera ubwoba ntabwo Imana hano batubwiye ngo iramufunganiye ariko noneho iyo nzira ngo yumvaga ariyo akwiriye kunyuramo kandi yararemerewe afite agahinda ntabwo yongeye kunyomboka no kugendagenda ahubwo yarirutse irafunganye kandi aremerewe none agiye kuvuga ati ndirutse nyigweho ni nko kwita ni nko kwihamba muri siga byose nkurikira amagambo yose yakoreshaga yose bagashingiye kuri iki kintu kuko ntabwo ushobora na gato gutereranwa n'Imana naho wayihuraho buriya Yesu yaba abo mwumvise bazakaye mu biti iyo ishami rihanuka ntacyo yari bube ni ukuri pe uzabaza Imana izakubwira ati wa muhungu yavugisha ukuri kuko icyamwurijeho kirahari ni umuremyi w'umuvumo utazika kuko hari abantu benshi nyine batubwira mu buryo bwo gushaka Imana byose numva bwobura nteye satani ikambira ibizi oya funga amajwi yose nasomye amagambo avuga ngo nubwo byaba ari mu bujiji ngo ariko Imana ikabona ari yo gushaka irabyishingira bikaba nka bya mukristo ati none ko n'ijambo ryawe ndikoresheje nkuko natsinze porone bikaba byanze se noneho ubwo agiye kubona ngo psha ntabwo ishobora guterana yararahima bikavuga ati sinshobora guterana n'ushaka nubwo yaba ari nubwo umugenzi yaba ari umuswa none se niba uri umuswa kuvuga uti ndi n'umuswa uzajya ubwira Imana ngo ko wavuze ko n'abaswa batakubura ko ndi we none babandi ku murongo wa 14 twahasomye uwo cya gice cya 7 hano turi kubona ko mu Kristo yakomeje inzira kandi bimuruhije cyane uwo mutwaro ahetse ariko none akakantu kitwa ngo ariruka kukirutsa aremerewe n'ubura bwijugunye
kandi aremerewe, noneho agera ahantu hazamuka, ntabwo Imana yahamanuye ntiyanahatambikishije, ariko icyo nshaka kubereka ni uko byanze bikunze iki kintu gikwiriye kwitabwaho. Ubuhanuzi butugereyeho kandi ikintu kigomba kwitabwaho. Abantu bose bagiye guca muri Yorodani bagomba kuba bafite umusaraba wa Kristo, kuko nta gukiranuka kuzahita gutambutsa umuntu, nta nubwo umuntu azajya yumva ko akiranuka, ahubwo azajya yumva ati Mana wakoze bya bindi warakoze. Ibi bisamira nk'urubyaro rwa Aburahamu, kavuga uti Mana wambabariye, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose kuri jye. Ahora akubita akajisho, kandi ko ku iteka ryose yakubise akajisho kuri wa musaraba yabonye aba yumva yururutse, akumva ya sano nyine ikomeje imirimo yayo. Nuko biri, nuko bimeze. Noneho aka gahinda ko mu buryo bw'Imana niko kagaragaza isano yo gushakashaka umusaraba wa Kristo. Agahinda ko mu buryo bw'Imana kuko umwuka wera niwo ukoresha kari agahinda kugira ngo turushe kuzirika ibyaha no kubyatura, kandi no kugira aho tubitura. Abantu bapfusha ubusa agahinda ko mu buryo bw'Imana baba bagiye kuvanaho inzira ibageza ku gakiza, kuko niyo nzira. Uyu mukristo mubona utuye iyi mitwaro, hirya gatoya nawe yarasomye, yarasanzwe ari umunyedini, afite imyizere ya kinyedini, ariko noneho aho bigiye guciramo ngo asomye atangira kugira agahinda ko mu buryo bw'Imana, atangira gutamariramo mu byanditswe. Ubwo ijambo ry'Imana ntabwo ryari kibaye ntabwo ryari kibaye amagambo cyangwa inyuguti, ahubwo byari bibaye ya nkota. Igitambo cye gitangiye kuboneka, atangiye kubagwa, atangira gusoma, noneho atari gusoma inyuguti. Hari ukumva ijambo ry'Imana, hari no kuryakira. Ibyo mujye munabitandukanye. Dushobora kuba twarumvise ijambo ry'Imana ariko tutararyakira, kuko aho ryakiriwe nawe niyo ryakiriwe riraza nyine ari ya nkota. Niyo handi utangira kumva ibintu birahinda ati Imana ndumva binkozemo. Ntiwumva se nyine umuntu ashobora kuzana rwose utugamba akatushyiraho akavuga ati icyigisho cyavuze gutya, akigusubiriramo bye, undi akavuga ariko byankozemo ahantu, kandi bigukoramo ukomeje kubitekereza no kubibererekera. Ni ibya Imana rero biguhaye ngo ubikoreshe. Kuko inzara iri kukurya paka ugiye mu gashyashya no kubiza no kubiteka, burinda zidutegeka ibintu paka ubibonye uriye. Harimo umunyu cyibese birahiye, ukabikurikirana ibiryo ukabikurikirana kuva ugiye kubihaha, bikubeshya kubera ko imbere kubishaka. Ubu uri umuntu w'imbere kugira ngo agere kuri uyu musaraba agomba kwibuza ibintu, ukabwira Imana mbabarira rwose, ukamenya umuntu ibintu byose bigerwaho. Imana ifite urubanza yadutsinda ikatugaragura, kuko ibintu byose dushaka tubigeraho. N'iby'Imana rero mu ntege nke zacu. Mu minsi ishize ndi kuganira n'uriya musore wacu witwa Landry, niho nabonye iby'Imana ari ibintu byiza cyane. Turaganira mbaze iki kibazo nyine kijyanye n'uburyo bwo gutura imitwaro ku musaraba. Ikintu yanshubije sindi bivuga ibyo twaganiriye, ahubwo icyo yanshubije ati iyi niyo kaminuza nazo turimo no kubeshya. Nanjye nibutse ikintu Pawulo kuko yavuze ntirwemvise kaminuza ngo niyo kaminuza pe, noneho twe twibera muri kaminuza ngo mukibeshya ngo muri kaminuza, ngo ndabyumvise usanga ngo narabibazaga ngo sinzi no kubyumva, ariko pe Imana ifasha cyane. Urumva ko nta imyirato yose igomba gushyirwa hasi, umuntu akavuga ati ndagushaka, kandi uko nzakubona simpuza, ariko biramaze ndanabyemeye. Niba ari gukona bapfa, ubundi ni ukwigurisha, ubundi si uri iki wabayeho ku bwayo. Noneho wemera ko inaguhamagara. Mwibuke ko Aburahamu agiye kugira ibyo asezeranirwa, ariko ari uko yahamagawe kandi agashyira mu bikorwa ibyo abwiwe. Guhamagarwa rero duhamagarwa n'uko kuri kw'ijambo ry'Imana, ariko rero ikibihamya nuko bidukoramo tukabyakira. Burya ijambo ry'Imana iyo rigumishije mu mutima, ni gutangira kuritekerezaho, kumva bitangiye guhinduka ukundi, kuko ryagumyemo. Iyo ukomeje kurigarura kenshi mu mutima ritangira gukura. Ni nk'inkono nyine iyo ukomeje kwenyegeza irabira. N'ijambo ry'Imana niko rimeze, ntabwo ripfa kuba mu mutima w'umuntu gusa, kuko ijambo ni iki? Ijambo ni nde? Iyo wakiriye ijambo ni Kristo wakiriye, kandi ntabwo ari umupfu ufunze n'iminyururu, ahubwo ari idegembya. Ni ubwami buri gukingurira, kandi bugira amategeko
akora ibyo ashatse. Ubwo rero ni ukuvuga ngo byanze bikunze aba bantu ni babandi ijambo ry'Imana rikomeza kuvuga ngo ni babandi abantu bafite ibisanira. ndamusubiza ni mwami ni wowe ubizi. Ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi. Turabumvise ko ari umubabaro wo mu buryo bw'umwuka, ni umutima utsinzwe n'ububi bwabo. Yego. Kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Ntiwumva uwo mubabaro niwo unabageza hahandi icyo bari gushaka. Noneho ya mitwaro bayisiga mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Aba urwabamenye bambwire. Aba rero ni babandi binyurira mu kubabazwa n'ibyaha no kubyatura no kurizwa nabyo paka bagejejwe mu maraso ya Kristo. Bameseye ibishura byabo, imico yabo, ibyamvagara byabo byasigaye mu maraso. Ubwishingizi bwabo ni amaraso ya Kristo. Bameseye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Aba bantu ni nabo kandi ku ngingo ni ku mutwe w'amagambo uvuga ngo Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Aba rero mu guhorwa Yesu impamvu bagera ubwo banahamya n'ubuhamya bukababamo ndetse n'ibibakorewe bikabaremera isano ndetse n'igihango gikomeye kitanu bahakana umwami wabo. 35 Yesaya 8. Abimana akomeje kubavugira mu bahanuzi. Ntabwo bumva ukuri gusa ahubwo ukuri kubabamo ugakora imirimo yabo. Inzira y'abagize gute? Ntabwo ari ya bose ahubwo ni y'abagize gute? Abo bacunguwe Imana igiye kubavuga ni nk'ibyo yabwiye Aburahamu. Twebwe ari nk'abarandika batandikishije twakwandika ngo inzira y'abazacungurwa, ariko Imana iri kubabonera kuri kabona aba baracunguwe kandi kubona ibizababaho n'uburyo bazakingura n'uburyo Imana ivuga ati n'abanje bakubera ko ndi kubona bazamera gutya. Nuko kandi hazabayo inzira nyabagendwa. Mu nzira z'abacunguwe ni inzira zigendwa. Nubwo Mukristo avuga ati ni akayira k'akamerere ariko karagendwa nanjye ndi kugacamo nakabake ariko mu bake ndimo. Yego. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera kubera ko bari abantu ntabwo babarwaho no gukiranuka kwabo, ni Kristo babarwaho gukiranuka kwa Kristo. Ukabona riyete nyamara mu ijuru bakandika ngo riyete yambaye ni izina riyete ariko yambaye gukiranuka kwa Kristo. Ndetse narasomye ndatangara ngo riyete ntiyigeze akora icyaha na rimwe. Ibi nibyo basiganye mu buhamya bwa byiringiro na mu Kristo. Aya magambo bashaka kuvuga ko natwe iyo twiyengetse rero Mukristo akabwira ati nyamara mu kwigengesera ni ibigendanye no kumvira k'umuntu kwe, ariko iyo bije mu gukiranuka nta gukiranuka k'umuntu kwe ahubwo keretse umwishingizi Kristo Yesu. Iyo tubazwaho gukiranuka kwa Kristo ni nta kwitiranya ahubwo ni ugukiranuka kwa Yesu bwite. Niko amurika mu mwanya wa mama runaka. Ibi bintu ubwabyo ndi kwiga gukiranuka kwa Kristo twakirizwa byo ubwabyo numvise ntinzi umushinga nkabyumvira mu nzara, nkabyumvira mu mutwe, nkabyumvira ubushagaga bukaza nkavuga ni ibi bintu kuko warabyemeye wamana nkumva ngiye kwigisha n'impakara warabyemeye. Nta nubwo kudakora icyaha ntawe kutugira abakiranutsi ko nabisomye. Kudakora icyaha ntawe kutugira abakiranutsi ahubwo ikitugira abakiranutsi ni muri Kristo Yesu. Kuko niwe usohoza ibihanganije n'amategeko. Kudakora icyaha ntabwo gukiranuka. Urumva rero ibi ni ibitoha kuri Kristo twese ngo tuvuge tubo irembo ryacu ryabonetse rimwe gusa. Cyakoze ndagenda numvira icyambwira nshyira mu bikorwa. None abo ngabo ni mu nzira y'abacunguwe. Abanduye imitima ntibazayicamo. Ntabwo abanduye imitima bazayicamo ahubwo ni ba bandi banduye imitima ariko bari kurizwa. Iyo bavuze rero ngo banduye imitima wagira uti none se buriya hari abantu batanduye abanduye imitima ariko babangamiwe nuko yanduye mu kumani babara ko muri Kristo Yesu batanduye. Ahubwo izabiya babandi. Izabiya babandi nta nubwo Imana inabavuze amazina ibagize ikirato n'abantu bayihishwemo bitwa Abisirayeli bitwa urubyaro ariko ni babandi. Abagenzi naho baba ari abasore. Ntabwo bari abahanga. Imana yariseguye. Ntabwo bari abahanga, ntabwo ari abize, ntabwo ari abazi gusoma no kujya ntabwo ari abazi gusenga no kuririmba ahubwo abangaba rero nubwo baba ntabwo
ntabwo bazayiyoba kubera ukuntu banyirekuriye gusa. Iyi Mana rero nta muntu yaremeye gupfa no gupfapfa, nuko yabaremye irakuzi, ni abanyantege nke. Abantu bose bagiye mwabyumvise kuva mu gitondo, abantu bose bagiye bagaragaza intege nke. Imana yagiye ivuga ati nyine hera kuri izo ntege, nakubonye se izo ntege nke nyine wazinyeretse, kuko urubanza rwayijyaho ntabwo urushobora kuyijyaho. Nubwo iravuga ati nju wese wamugani ko tunabiririmba 26 njuko wamara kuvuga uti ukonde kongera ngo rero Mana genda papa oya ngwino njukondi. Ubwo rero iki nicyo gituma Imana yongera kubona umuntu wese akwiriye kugira ibisanira nayo. Reka mbabwire, niba ufite umwuka w'Imana, icyo akoze nugenzura kubyo uvuga, kubyo ubona, kubyo ukora, ugasanga hari ikintu kigucira urubanza, kuraho kugira ngo ugire umwuka utuma uba umutambyi. Hano baravuze muri Petero wa mbere 2, Petero wa mbere mu gice cya 2, ibuye rizima n'ishyanga ryera. Iri shyanga ryera bavuze ngo rinywa ku mata y'umwuka, urumva, kandi ngo rikanasogongera, ukugira neza ko Imana rikagusogongera rikanegera. Ku murongo wa 4 ngo bahora begera. Hepfo ukomeje ku murongo wa 5 ukomeje ngo bakaba n'inzu y'umwuka, bakaba n'abatambyi. Hari n'ibintu byinshi kwiri shyanga ryera. Bari kutubwira ukuntu banywa amata y'umwuka. Ruvuga ngo ijambo ry'Imana dushobora kuryumvira hamwe twese, ariko gihe hari ukuntu rishobora kungenza mwebwe ntirigire uko bibagenza, mukaba ari ibintu mwize mwafashe wenda mutwe gusa, ariko uyu muntu we akaba ari kubyumvira kandi akavuga ati Imana yanjye ari ijambo nakomeye iyo ukomeje kuritekerezaho rigira buri ijambo ry'Imana riritonora. Iyo ukomeje kuritekerezaho ni wowe uryikururiye, ubu uryihamagariye rikora ibyaryo, rikubera inkota. Iyo ukomeje iyo ugize amahirwe ukanasinzira uri kuritekereza, ni ukuri uzabigerageza ibintu, uzasinzire wari uri gutekereza ku ijambo ry'Imana, uzari ibintu bizaba muri iryo joro. Upfa kuba igifu utakirunzemo ibintu nyine. Mwabyumvise mu gitondo hari ibintu bitorosera nyine, igifu wacyujuje ntabwo bigenda neza. Ariko ijambo ry'Imana iyo rikomeje kuribesha, ukomeza ukaritekereza ukariha umwanya, nyine ni nka bya twize ngo yigirira ririwe rivamo umushwi, ariko iyo ribuze ubushyuhe rirataha. N'ijambo ry'Imana niko rimeze, kuko baryumviraga hamwe, ariko umuntu wabyibazagaho, kuko ni Mawusi ngo ntabwo Yesu yari buze, ngo nuko baribesheje muri wakazaho rirakaza yisanga. Kugira ngo aza yisanga rero no muri mwe, ni uko muzakomeza kuritekerezaho, mukajya mwibuza ibindi bikajya hirya no hino. Ibi bisanira rero by'ijambo ry'Imana. Hano rero batubwira yuko natwe tuba abatambyi, kandi tukaba inzu y'Imana, tukegera n'aya mata tukayanywa, tugasogongera, twumva uburyohe n'ibituryohera. Mu gihugu cy'amata n'ubuki, iyo bavuze gutyo ntabwo ari cya kindi cyo mu bigaragara kizaza, tuzabibona, ariko birabanza bikaba mu bitagaragara. Niyo mwasomye indi masaha birabanza bikaba mu bitagaragara, twavuga iki gihugu cy'uburuhukiro Kristo tujyanwamo kugira ngo dukorere ibyo tutakwikorera. Ibi biratubwira neza yuko aba bantu bazagirana ibisanira na Kristo, kandi aba bantu bazabarwa muri ya tsinda rya babandi ni abantu bakwiriye kwirekurira Imana mu buryo bwo gushaka Imana. Ubuhamya bw'abandi natwe tukaburanya Imana, tukayibwira tumva wari mfite n'ibihamya bitwemerera ko tugomba kuburanya Imana kubw'imitima yacu ishaka gukiza. Ngo shinga urubanza tuburana, Imana iremera. Ngo ujye kwibaza uti ni gute, ni ukubera iki, mbwira, kugira ngo biyisigarire nayo igenda ikubwira ati ariko impamvu ni iyi, ariko akomeza uze, erega gutyo nyine ganira nayo. Aha rero niho Imana idusaba kwirekurira imitima yacu mu buryo gushaka Imana. Reka twongere natwe dushingure ikirenge tugikandagiza ahadahari, mbese mu buryo bwo gushaka Imana. Nawe yaba ari umuswa mu buswa bwacu no mu uko turi kose, Imana iradusamira ahantu. Uzi ko ngo mu nzira ifunganye mu gatabo gatoya k'intumwa y'Imana bateruye ikirenge bashaka kugikandagiza ahantu hadahari, bakabona kubona imigozi. Aho niho rero biriya bintu byo kwiramira, ibintu byo kugateza Imana, oya mureke intekerezo zacu zibere mu gusenga. Umva, reka ibibazo byacu by'umugisha wacu utagomba gutwarwa n'abandi. Natwe tugomba kubwira Imana ngo turi urubyaro rwa Aburahamu, nta mpamvu n'imwe ibaho yatubuza iby'amasezerano yacu, ahubwo uko tubigenza hishura. Uko twabigenza hishura.
buriya uko tugenda dushaka ngo ibyo gukiranuka kubonekera muri uriya mutima uhabwa byose. Uyu mutima uri gushaka Imana, uri kugenda uticariye hamwe n'ibitekerezo bikora ibyaha. Ubundi iyo ubwataraye hamwe gusa wibereye mu byawe n'ibitekerezo ubwabyo n'ibitekerezo ni ibyaha gusa. Ariko uyu mutima uri kurwana, uyu mutima uri kwatura, uyu mutima ubwawe urindwa ibyaha. Umukristo arahagurutse, niyo mpamvu aragenda rwose akubwira uko umutima umeze, nawe yasayagurika ariko kwerekeza ku karembo. Ubwo rero kuri iyi nsanganyamatsiko yacu rwose ibisanira, mureke ibisanira bigaragazwe n'umwuka w'Imana turimo, kugira ngo byibuze icyo tuvuze n'icyo dutekereje n'icyo dukoze, nyamuneka ntimukabane ibintu bidatunganya imitima yanyu. Gitekerezeho, umwuka w'Imana urumva aje akwahoranye, akwereka ikintu ari kibi, kuko abantu bagenda batubyaha byitwa kwegera Imana, uko bagenda basenga, bagenda bikiza ikibi, bagenda bigizayo, amaherezo abo ngabo ntabwo Imana ishobora kubazingitiranya, kuko Imana ifite umunsi uheruka mu biganza byayo. Abo rero kugira ngo abashyirwaho ikimenyetso, reka natwe tubwire Imana ati Imana ntudusige, natwe rwose turajyana. Niyo mpamvu iki gitambo cya Kristo kidakwiriye kudupfana gusa, kandi ijambo ry'Imana rikatubera inkota. Niyo mpamvu twabyumvise ubushize yuko na Aburahamu nka sogokuruza umwe twigiraho mu kumvira kwe, amaherezo mwarabyumvise ko Moriya na Karuvari bifitanye isano. Mu rugendo rwo kumvira kwa Aburahamu, imori y'intama ibonetse, niyo mpamvu Karuvari intama igomba kuboneka. Ni ibintu bifitanye isano turugero rwa Aburahamu, nk'uko mwabyumvise ubushize, niburirwo byanze bikunze intama iboneka imori. Ariko kubera ko wemeye nawe gutamba Isaka n'umutima wawe, iyo umurekuye intama iraboneka. Iyo umurekuye Isaka, Isaka ni umuntu, n'ikintu cya mbere cya Aburahamu yakundaga kurenza ibi n'amarira agataka, ndamukunze, ndapfuye, ndahereto amarira. Imana ikayemera ngo yagushe, nyine uramukunda cyane. Nanjye Yesu nawe data twese yakundaga umwana we cyane, iramutanze, nawe tanga. Nawe umva uko umutima wawe wakundaga byose, nibyo warimiraga byose, urarekura ukarekurura umukunzi, kuko umukunze cyane. Hasigaye Karuvari kaboneka. Naho intama yabonekeye, imuriye naho intama yabonekeye rwose pe, n'umuriro uriza urakongora. Hari ibintu yari yabirose se, ntabwo Aburahamu yari yiteze kugira ngo biraba, hari ibintu bizabaho utigeze wumva n'ubuhamya bw'abandi. Ntukanashaka Imana uvuga ngo bya numvanye ba no, wewe kurira Imana ushobora kuturusha ubuhamya. Nimujye mwigana ngo oya, wewe ahubwo ujye ugenda uvuga uti Imana ndikumva biri kugusigara, nirekuye na harya nkora iki. Hagurukamo, haguruka. Kuki uhagurutse? Icara. Kuki wicaye? Aba ariko twumvira Imana mu izina rya Yesu. Amen. Mana Jehova, izina ryawe ryererezwe. Ibibumbano by'intoki zawe ni muri aya masaha, imitima yacu yubarariye imbere y'ijambo ryawe, turabaswa ariko nabo ngo bagezwayo. Mwuka wera turatakambye kugira ngo uyobore umutima wose uri hano, kandi ubuhamya bwe kuba ubw'abandi hirya, ahubwo reka bube ubwacu Mana. Reka natwe tugire icyo tukubwira mu izina rya Yesu Kristo twahawe gukirizwa, mu dukize. Ngiyo imitima iri imbere yawe, ikitubuza iby'agakiza gikurweho. Waravuze ngo dusabe duhabwe, twumvire mu watumanikiwe. Mana Jehova, twongeye kukwiregaho, kandi twongeye rwose kutagira uko tumenya kwivuga neza. Mwuka wera binihe neza. Urakoze rero ubane natwe, ngiyo imitima irambariye imbere yawe. Reka urugendo rwaparitswe rukomeze. Hagurutse kandi tonyanze urume. Mubyeyi mwiza, twongeye kuguhamagara kugira ngo ijambo ryawe ryongere kugira ububasha, kandi ngabo z'amarika zitogota cyane, ibihindizo by'umwanzi bicagagure. Turagushaka, kandi aho gushaka kutari kureme. Urakoze cyane kuko wemeye ko bigwa mu matwi yawe. Ubane natwe, wiheshe icyubahiro. Ni karibu, ni kaze, niko tubyemeye. Amaraso ya Kristo atuburane kandi adutsindire mu izina rya Yesu.